Il y a eu depuis Crécé qui ont créé des querelles et des disputes entre le bien-aimé. Mais ces derniers puits qu'on appelle REHOBOTH, où l'épouse s'est réunie, l'Éternel nous a mis au large. Oh 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 yeah. Il y a eu depuis Crécé qui ont créé des querelles et des disputes entre les bien-aimés. Mais ces derniers puits qu'on appelle les REHOBOTH, où l'épouse s'est réunie, l'Éternel nous a mis au large. Oh. REHOBOTH, c'est l'amour qui règne et l'épouse par le même langage. REHOBOTH, plus des querelles, plus des divisions. REHOBOTH, c'est l'amour qui règne et l'épouse par le même langage. REHOBOTH, à REHOBOTH, j'ai bien trouvé ma place, communion avec les bien-aimés. REHOBOTH, le des querelles. À REHOBOTH, il n'y a qu'une seule les doctrines, c'est l'amour dans les cœurs des croyants. Et les nations de toutes les patries se réunissent autour de ce puits, puisant de l'eau qui est la parole dont Branham a la bouche. La parole que nous croyons est une parole unificatrice, où tout le monde trouve facilement sa place. Le message de mon temps, au REHOBOTH d'aujourd'hui, c'est un puits unificateur, tout le monde est les bienvenus. Sur base de la parole, chacun doit étancher sa soif de voir Christ. Je communie avec quelqu'un qui n'est pas de mon église. L'amour brûle dans mon cœur. C'est l'amour qui règne. REHOBOTH, REHOBOTH. Imana ibahe umugisha, ikaze nanone kuri Shamgar TV. Nkuko mumaze kubimenyera, muri iyi minsi turi kugira ivugabutumwa rikorewe hanze. Hanyuma nkuko twabibagejejeho ubushize, icyiciro cya mbere cyangwa se ku nshuro ya mbere byagenze neza nkuko bene data baduhaye ubuhamya, tukaba noneho twarasubiyeyo ku nshuro ya kabiri, akaba ari byo tugiye kurebera hamwe. Ku nshuro ya kabiri mbese byari bimeze bite, ese byagenze nko ku nshuro ya mbere, ese byagenze neza kurushaho, ese hari cyapfuye, ese hari ikindi kintu runaka twungutse kurushaho, ese abantu baracyabyitabira, abantu baracyafite ubushake n'inyota yo kumva ibyo mubabwira. Nagira ngo dutangirane na mushiki wacu, mutubwire byagenze bite, muduhereze inshamake y'uko byagenze. Imana ibahe umugisha. Nkurikije pari raporo y'uko ubwa mbere byari byagenze, kiye ku giti cyanjye nabonye
hari impinduka nyinshi kubera yuko uko abantu babyumvaga mbere ubu ngubu ntabwo ariko bari kubyumva ahubwo bari kubyumva kurushaho kubera yuko nk'urugero ejo twaragiye turavuga ivugabutumwa duhura n'abantu benshi batubaza ibibazo byinshi bitandukanye kugeza naho ndetse byabaye nk'aho bisa n'ibitunaniye gutaha kubera ko abantu bari bakomeje kumva bafite amatsiko yo kumva se ibintu muri kuvuga ni biki murigamije iki muri kuvuga nyine ukumva bafite amatsiko menshi yo kumenya ngo ni iki turi kwamamaza ni iki dushaka kugeraho nyine ukumva abantu bafite amatsiko muri rusange ni iki babazaga ni iki bashaka kumenya ese mugamije iki cyangwa bashaka kumenya ubundi murimo murabikorera iki ikintu nabonye bari bafite amatsiko cyane ni bashakaga kumenya se turi kwamamaza iki turi kuvuga iki nyine bashakaga gusobanukirwa kuko intero twagiye dufite cyane twaragendaga njyewe ku giti cyanjye nagendaga mbaza umuntu ese mugabo bita Yesu uramuzi noneho akambaza se uwo mugabo ni nyine agahita ukabona afite amatsiko cyangwa umwe akambwira ati simuzi cyangwa se ndamwumva nyine nkamubaza se umwumva ute umwizera gute nyine ni mu ntoki nyine abantu benshi wasangaga bafite amatsiko ugasanga umuntu afite amatsiko yo kumenya se uwo Yesu uri kuvuga ahuriye hehe na wa wundi njya numva bavuga ngo ni intumwa y'Imana cyangwa se ngo ni umwana w'Imana nyine ukumva ukabona abantu babifitiye amatsiko menshi kuko nyeka ko uyu munsi wabonye n'abashyitsi baje uyu munsi haje abashyitsi ntekereza ko ari abo twatumiye kubera ko twagiye twemfite abantu kuri eglise rero nuko nguko ibintu ku munsi w'ejo byari byifashe ku munsi wa kabiri murakoze cyane ndumva byagenze neza kuva twarabashije kubona n'abandi bashyitsi hanyuma Serivette muri uko gukora ivugabutumwa sinzi niba byari ubwa mbere niba bitari ubwa mbere niba n'ubwa mbere wari uriyo sinzi niba hari akamenyero mwe mubifitiye n'iki kintu cyari kigoyemo cyangwa se n'iki kintu mwumvaga mutari buze kubasha murakoze Imana ibahe umugisha nibyo koko ngiye bwari ubwa mbere ngiye mu ivugabutumwa ndetse no mu buzima bwanjye bwose bwari ubwa mbere ngiye mu muhanda ngo ngiye guhamya Yesu Kristo ikintu nahamya cyo koko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ruriya ni rwo ruhimbi navuga originale kuko niyo ni misiyo yacu twese ariko iyo ugiye kubikora ntabwo biba byoroshye uvuga se ndavugisha ndetse baranyumva noneho ngiye nibukaga n'ukuntu nanjye kera nashobora guhura n'umuntu uri kubikora nkumva nshaka nko kumwikiza yanantumira ambwira ati mbabwira amasaha nzaza ariko mu by'ukuri ntaho nabaga ndi bugende gatse niba binkora nk'uko nanjye nabibakoze hari ibintu nabonaga nyine kera noneho nanjye ndi kubibamo se ibi bintu nyumva mfite ubwoba abantu baranyakira gute se baranyumva ese ariko ikintu nasobanukiye si umurimo ntago ari umurimo wawe kugira ngo abantu bagutege amatwi cyangwa ntibayagutege ntago wowe genda uvuga icyo ugomba kuvuga ubundi Imana iraza kugufasha iragusapotinga kandi koko yaradufashije tubasha ukagera umuntu ukamubwira ati se wampa iminota mike akayiguha twabonye inyota mu bantu gusa ikintu navuga wenda nge nabashije kuremarika kiriya gihe ejo ku munsi wanjye wa mbere abantu Yesu Kristo bafite ukuntu bamuzi iryo zina bararizi si ubwa mbere bari baryumvishe bafite ukuntu bamuzi rero ikintu nabonye gikenewe ni kuko hari nk'abo batubwiraga ati se ni igiki gishyashya ushaka kumbwira ntazi cyangwa se gitandukanye n'ibyo numva aha hanze kuvuga ngo niyo twanasubirayo dukwiye kujyana agashya ni icyo uje kumbwira abandi batambwiye nyine ku buryo biri buntere n'amatsiko mvuga ati mbwira ku buryo nunantumira ndi buzi dukeneye kugira ako gashya tukajyana ikintu kidasanzwe kuko no mu buzima busanzwe ibintu bihora bigaruka birarambirana Yesu Kristo abantu baramuzi umubaje ninde uwo mugabo ninde atakora ibitangaza ibyo byose turabizi natwe igihe tuba turi kubabwira babizi ko yamupfiriye baba babizi ntabwo abantu bose ari uko batamuzi
yewe n'uwo navuga utizera nawe afite ukuntu yamwumvishe, yaba atamwizera ariko afite ukuntu yamwumvishe. Rero abantu bakeneye agashya, nicyo kintu nabonye bakeneye kuza nyine, sinzi ukuntu tuzamuhindura ariko nyine uzane message nshyashya, kandi nkeka ko twebwe ibyo tubyumva cyane ko dufite ubutumwa bwihariye, dufite kubuvuga kuko nta kubuca ku ruhande. Nyine byaba byiza turashe ku ntego ko byo ntibizwi nk'uko Yesu Kristo aravugwa cyane hano mu madini menshi, aravugwa cyane. Yego bafite version zitandukanye ariko dukeneye kuvuga message yacu ukwiri, kuko navuga ko ari cyo kintu gishya, tukaba proud yayo nyine tukagenda tukayivuga, kuko nicyo kintu numva nyine cyatuma abantu bakomeza kugira inyota nyine. Kuko ari igihe uri kubwira umuntu mu by'ukuri nawe baba basoma, hari abo twaganira ko bati iyo mirongo ndayizi, azi Bible rwose, ene data yabivuze nyine, bakatwahageza batuhata ibibazo, ugasanga nabo bafite ukuntu babyumva. Hanyuma bafite ukuntu bazi Yesu, bafite ukuntu bamwumvise, bamubwiwe. Dukeneye kugenda turasa ku ntego, tubabwira noneho n'ubutumwa bushya kuri bo bw'umuhanuzi Branham. Ariko watangiye utubwira yuko ikintu cyakugoye bwa mbere wumvaga ari icyo kibazo cyo kubona ubwa mbere ugiye kujyayo, ko nawe ushobora kudategwa amatwi nk'uko nawe wakundaga kubigenza, kubazaga kugutega mu muhanda ngo bakubwirize. Ni iki cyakumaza amanga kugira ngo wumve ko noneho uri tayari kujya mu muhanda ugahagarika abantu ukababwira iby'ubutumwa bwiza? Murakoze. Mu by'ukuri kimwe mu byamfashije ni uko ubu nari kumwe n'abandi bene data, ubona ko atari iby'umwe nyine, sinzi neza ariko bimpaye njyenyine mbanza byangora, ariko nari kumwe na bene data. Kandi nyine ngewe ku giti cyanjye hari ibintu byinshi maze kumenya cyane numva byamfashije, ntabwo nyumva nabigundira pe, nsigaye numva nabibwira abandi. Yego kujya mu muhanda ni kimwe, nshobora kubibwira abo dukorana, abo twirwa nabo tubana, ariko kuba twahisemo mu muhanda navuze ati nabyo ntacyo bitwaye, nimba ari ibyo twiyemeje tugomba kubikora, kuba turi kumwe n'abandi duhuje hamwe, kandi nzi neza ko abahuje Imana biri kumwe nabo. Tuvuga izina rya ntabwo yari kudutererana, byatumye nyine numva ngize imbaraga nkagendana n'abandi. N'utubwiye ati nta kanya afite, nkumva ntacyo bintwaye rwose, amubwira ati ntako afite rwose, buriya wenda sinjye wenda wagombaga kumubwiriza, ariko hari n'uwaduhaga akanya. Gusa ikindi kintu cyatumye nshira ubwoba ku muntu wa mbere twahuye, yatubereye umuntu mwiza nyine atantinyura, yaraduteze amatwi, ndavuga ati okay, noneho ubu twatangira. Tugarutse kuri mwene data Joel, mwari muriho mukora ivugabutumwa hafi y'utubari, ubwo nababonaga mu bigaragara byo mushobora kuba mwaranahuye n'abanywi cyangwa se umuntu yanabita n'abasinzi. Niki cyatumye mwumva yuko abasinzi bafite umwanya wo kubatega amatwi, bafite iyo nyota yo kumva Kristo ari we? Icyatumye tumenya ko abasinzi bashobora kudutega amatwi, niki cyatumye mwumva mukwiye kubasanga, ntimujye kureba wenda abantu bashobora kuba bari hafi y'urusengero se, ko aribo bashobora kuba bari buze kumva iby'Imana byoroshye, ahubwo noneho mukajya hafi y'utubari? Niki cyatumye mwumva ko abo ngabo bashobora kuba bari buze kubemerera bakabatega amatwi? Yego, murakoze cyane kuba ari icyo kibazo munahereyeho mumbaza, kubera ko Yesu aza ku isi yaravuze ngo abazima ntabwo aribo bakeneye umuvuzi cyane, ariko abarwayi barembye nibo bakeneye umuvuzi cyane. Rero ni byiza, njye mbona ko ari byiza kuri njye iyo mpuye n'umuntu uri kure cyane kuruta umuntu uvuga ko wareba ukabona ko byibuze yari hafi y'ukuri. Yego, iyo ni impamvu imwe ko abarembye cyangwa abarwaye cyane aribo bakeneye umuvuzi. Impamvu ya kabiri yadupushinze kuba tutagira ubwoba bwo kuba twajya ku kabari cyangwa tujye n'ahandi tubona hari nta muntu n'umwe excluding. Ubutumwa iyo saza ntago yaje avuge ngo mbere agakiza twari tuzi ko ari ak'Abisirayeli, ntago twiga abanyamahanga ibintu bigendanye n'ijambo ry'Imana, kugirirwa ubuntu n'Imana, rwa rukundo rw'Imana, kwa kumva ko turi ihanga ry'Imana, ntago byari
bitureba. Ariko aho Yesu yaziye agira ubuntu abanyamahanga, atugirira ubuntu, twakira agakiza. Ubu ngubu nta muntu n'umwe uhejwe ku buryo dushobora guhura tuvuge ngo bitewe n'uburyo mbona wambaye nabi cyangwa neza, na wenda wambaye nabi ngo ngire isoni zo guhagararana nawe ngo nkubwirize ubutumwa. Niduhura wasinze ariko uri interesa, hari umuntu usinda ariko akaba afite ubwenge bwo kukumva. Twahuye nabo abenshi baranadushima tubwira ati ni byiza, barishima ati nejejwe nuko mpuye n'umuntu utambwira ngo hahiye hariya hari akabari kameze neza, ati byibuze mpuye n'umuntu utandukanye n'abandi turi kumwe muri ino environnement ndimo. Cya mbere. Ikindi cya kabiri nuko nk'iyo wahuraga n'umuntu, tuvuga urugero, ushobora guhura n'umuntu urana mushiki wacu Yvette, uburyo yambaye ushobora kumureka bati wow yambaye neza, nkavuga ati abantu muzi ko nkijijwe nibabona amagaranye na Yvette nta kibazo bari bugire. Ariko for us nkuko ubutumwa ari ubw'abantu, abantu babukeneye cyane, nta muntu udakeneye ubutumwa, ariko noneho hari abantu barwaye cyane cyangwa barembye cyane bakeneye ubuvuzi. Ntago bidutera isoni guhagararana n'umuntu wambaye mini jipe ngo mubwirize, kuba waba wasomyeho. Ntago wenda sinywa inzoga, ariko kuba nanywa inzoga ntago ari limiti ituma ntajya kubwiriza umuntu wayinyweye. Ubwo iyo ngiye kubwiriza umuntu wayisomye ndihangana. Iyo ngiye kubwiriza umuntu utambaye nka mushiki wacu nkabona yambaye imyenda y'uduce tutamenyereye, nabyo nicyo kiba kikujyanye. Ntago muganga yakinuba ibisebe by'abarwayi. Yego, murakoze cyane. Hanyuma dusoza, mushiki wacu ugeze kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo abantu bafite ukuntu bazi Yesu, ni nkaho abantu hafi ya bose bazi Yesu nubwo bamuzi mu buryo butandukanye, bumwe buri bwo ubundi butari bwo. Atari ko hakenewe ko nanone tugaruka ku butumwa bw'igihe. Wowe n'iki wabonye, navugaga ku ruhande rwe, wowe n'iki wabonye abantu bakenewe kubwirwa noneho ku buryo twavuga duti ku nshuro ya gatatu ubwo tuzasubirayo nta ikintu runaka tutagomba kwibagirwa, ikintu runaka tugomba kwitsaho abantu bakamenya ni iki? Murakoze. Nkuko nabibonye nibyo koko, hari abo muhura ugasanga araho ntacyo yitayeho, wenda afite ahasengera ariko arasenga ntago azi doctrine y'ahasengera. Mbega no kumubaza ngo mube mwagira ikiganiro mpaka ku ijambo ry'Imana, nta ruhande afite ahagararaho. Ibyo umubwira byose nta yindi opposition afite. Ubwo ni ubwoko bumwe bw'abantu. Hari abandi duhura nabo nk'uko Yvette yabivuze, tugahura afite ikintu azi runaka kuri Yesu, wenda aramuzi. Nk'urugero, abantu bemera ko Yesu ari umwana w'Imana, batemera ko ari Imana, ariko bazi Yesu, uramuzi bati ndamuzi, ndamwubaha, ndamukorera. Ariko ugasanga muri uko kumukorera rimwe na rimwe arakorera shobuja utazi neza. Niyo twagiye twongeramo, nicyo kintu navuga kidasanzwe twongeyemo cyo kujya none tubati nibyo koko uramukorera, ariko se ubukorera ni muntu ki, umufata gute? Tukamuha verse nyinshi ziri biblique zibisobanura Yesu ninde, kubera iki yaje, impambega, tukamuha detail noneho z'ubutumwa, umwihariko w'ubutumwa twe twizera. Mbega kwa umuntu utekura ati ko ngewe nsanzwe nsenga, ndi umuADP, ndi umuyehova, nsengera hano, ni iki gishyashya unzani? Abo bate okay, tuganire. Njye none nigeze mbwira ati reka tuganire, nituganira kuko ijambo ry'Imana ntago ari ibiganiro mpaka byo kugira ngo twishimishe. Nambwira ati nituganira ukankonvinsinga nzaza mbatizwa iwanyu, nanjye ni nabwo nkuganirije ukaba convinced uzaza ubatizwe. Arabyemera. Finally yaraje aza muri church. Ni ibintu rero nakunze. Urumva yarazi Yesu, ariko uburyo amuzimo turacyaza gusenga. Frère Branham aravuga ngo niba ari ikintu cyiza umukristo agomba gukora buri gihe ni ukuza kuri eglise, kuko dukenera gukura, kandi ikigaburira ubugingo ni ijambo ry'Imana. Yego. Hanyuma ku nshuro y'ubutaha nidusubirayo, tuzite kuki cyane? Ni iki wabonye abantu banyotewe tugomba kubashyira noneho? Ikintu banyotewe abenshi, abagize ubuntu bwo kumenya Yesu mu buryo busanzwe nk'uko bivugwa hirya no hino, akaba atamusobanukiwe neza ariko amuzi,
twabonye ko nk'uko twagiye duhura n'abatubwira ngo tuzi Yesu tumuziho ibi n'ibi, ariko twaganira agasanga hari ibyo atazi cyangwa yemera yafatiye mu kirere atagusobanurira. Twabonye ko icyo tugomba gufokasingaho ni za mpamvu z'ibanze, za ngingo zumvikana zishobora gutuma bahita basobanukirwa Yesu, kubera ko abantu benshi basoma Bibiliya ariko tubona ko bayisoma nk'igitabo cy'amateka, nk'uko wasoma geography ukajya uvuga ngo ndabizi ko ikibaya ari gituye hagati y'imisozi ibiri, ariko ugasanga ntago azi kugira ngo ikibaya kibeho bigenda gute, nyine ubizi uko umeze ni formule afashe mu mutwe. Rero icyo twakongeramo, icyo mbona tuzongeramo ubutaha n'ubundi twatangiranye ni za detail zo kuvuga ngo kino ndakizi ariko ukizi uti, tukakiganira tukamwereka ubutumwa. Cyane cyane ni navuga ko ari inkingi z'ubutumwa bw'igihe cy'umugoroba twakiriye bwazanywe n'umuhanuzi Marion Branham, kuko niho harimo byinshi. Prophet avuga ko ni indorerwamo, iyo usoma Bible urayikoresha ugasoma bya bindi undi muntu wapfuye gusoma Bible nk'igitabo gisanzwe atabona, twe tukabasha kubisobanukirwa. Murakoze cyane. Hanyuma dusoza nagira ngo twibutse abantu gahunda noneho y'ubutaha, nk'umuntu waba yumva nawe noneho yifuza kwifatanya natwe akaza mu ivugabutumwa, ese gahunda ikurikiraho ni iyihe? Tugiye hehe? Tugiyeyo ryari? Turahura ryari? Turahurira hehe? Murakoze. Gahunda ikurikiraho nk'uko bisanzwe iba kwa gatandatu. Umurimo w'ivugabutumwa tuwukora kwa gatandatu nk'uko byari bisanzwe. Duhurira hano ku rusengero, hano kuri eglise ku isaha ya 10:00. Ku bagide tuba turi ahangaha ku rusengero 10:00 turahahurira, kubera yuko twese tuvira hano rimwe, tuhagurukira hano rimwe. Uko warumbajije ngo aho tuzavugira ubutumwa ho tuhamenya turi ahangaha kuri eglise, kubera yuko turaza tugahurira hano tugasenga tukavuga ati Imana udufashe, uzubane natwe, umwuka wawe adufashe, atuyobore, aduha amagambo yo kuvuga, kandi tukaza nyine tukahana gahunda tukavuga ati tugiye ahangaha turagenda gutya na gutya. Ibyaho tuzavugira ubutumwa ho ntago nahitamo kubwira ubu ngubu. Dusoza, umuntu ushaka kubiyungaho ni icyo akeneye wenda nko kuzana ese ni Bibiliya, ese hari ubumenyi runaka agomba kumenya, ese uko ari kose agomba kuza, ese hari ukuntu agomba kuza yitwaye, mutubwire. Umuntu ushaka kutujoininga nta kindi kintu kidasanzwe, abaye afite Bible it's fine, afite kuza akaza tukatwiyungaho tukagenda tukavuga umurimo w'ivugabutumwa. Ubundi nta bindi bintu bikaze, nyine nukuza nkuko nanjye naje gutya meze, icyo naje nzanye ni Bible no gusenga, nyine kuvuga ati Imana umpa imbaraga umfashe, ubundi nibyo ngibyo, nta bintu bigoranye. Yego. Barakoze cyane rero abatumirwa bacu uyu munsi kuri Shamgar TV. Nkuko twabibabwiraga, turimo turategura igiterane REHOBOTH ku mpera z'uku kwezi, guhera tariki 27 kugeza ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 7. Hanyuma hakaba harimo haraba ivugabutumwa buri weekend, buri kwa gatandatu, rikorewe ku karubanda cyangwa se hanze, atari mu itorero. Abantu bose babyifuza bakaba baza tukifatanya. Nkuko mwabyumvise, gahunda ni igikondo ku bagide, isa 10:00 nimugoroba kwa gatandatu. Hanyuma tukanzura aho tugiye gukorera Imana, tukagenda tukavuga ubutumwa bwiza. Mwese muratumiwe, tuzasubire ku wa gatandatu tujyanye mu ivugabutumwa. Imana ibahe umugisha.